twari twateguje abadukurikira tubabwira ko muri iki gitondo tuza kuganira na Minisiteri y'Uburezi turi kumwe na Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Hanyuma rero tuganira ku ngingo ikomeye ikintu cyitwa uburezi, education. Harya wararezwe? Education Wararezwe? Narezwe n'umuryango nderwa n'ishuri. Warize? Narize Neza. Neza. Uzi gusoma no kwandika? Ewana, uba wumva ikinyarwanda se ntagisoma neza. Ariko se ubu tukwizere? Munyizere. Ntitukugireho ikibazo Cyane. Nyakubahwa Minisita, uri umunyamakuru uje byose cyane, uzi ikinyarwanda cy'umwimerere. Aha. Hanyuma rero mu Rwanda hari inama igiye iratangira mu Rwanda uyu munsi. Inama iza kumara iminsi 3. Inama iri ku rwego rwa Afurika iza kuganira ku iterambere ry'uburezi muri Afurika, cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara, burya ngo niho hakunda kuba ibibazo. Ariko ni inama iza kwibanda cyane, nubwo atari je ngomba kwivuga kameme, ariko nagira ngo nyikorere introduction kuko mbifite uburenganzira ko uyu munsi mu gihe Nyakubahwa Minisitiri atarayivuga ngo mfite uburenganzira, reka nyivuge gatoya. Iraza kwibanda ku burezi bw'amashuri y'incuke. Amashuri y'incuke urayazi? Nursery schools. Muri za materineri. Kera bavuga ngo ni ikiburamwaka. Byari kera. Abantu bataramenya ibyiza byabyo. Hanyuma rero hariya burya niho fondation ya education, niho fondation y'uburezi. Hanyuma rero barebe nibura ku buryo kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, P3. Abana bahiga bashobora kuba bafite ubumenyi bwa nyabwo, kubera ko hari raporo nahoze nsomije ubundi ya World Bank igaragaza ko muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara nibura abana bagera mu myaka hagati y'9 n'10 batazi gusoma neza no kwandika neza, ndetse n'ushobora kuba yasoma icyo mu Cyongereza twita ngo ni a sentence. Ni interuro isanzwe, mu Kinyarwanda twita ngo ni interuro mbonezamvugo. Wenda ukavuga uti Daniel agiye ku ishuri, ugasanga umwana ageze mu mwaka wa 3 ngo atazi kubiza. Ubwo ingenekereje mu myaka bavuze hagati y'9 n'10 mu Rwanda, uwo mwana bari mu mwaka wa 3 cyangwa se umwaka wa 4 w'amashuri abanza. Urumva? Ariko bavuga ngo Daniel agiye ku ishuri, akaba yabisoma ariko ntamenye ko Daniel ntabisobanukirwa. Inama rero urebye ubwo nibyo iza kuza kuba yigaho kugira ngo iki cyuho kibe cyavaho. Hanyuma ariko twe nk'u Rwanda ubwo turareba, ari nayo mpamvu twahamagaje Nyakubahwa Minisitiri kugira ngo turebe mu Rwanda baraza gukora iki nk'igihugu kugira ngo uburezi bw'ibanze, ubwo ni inshuke n'amashuri yabanze nimwe kugeza mu mwaka wa 3 buze kuba ari umusingi wa nyawo koko w'uburezi bwo mu Rwanda, ku buryo umwana urangije nibura mu mashuri aza kuba ari umuntu wizewe ko najya mu wa 4 akazakomeza zageze no muri kaminuza nta kibazo, cyane ko tumaze iminsi tunagaragaza dufite n'ibimenyetso apana kuvugira mu cyuka ko hari n'abantu barangiza muri kaminuza yewe n'ikinyarwanda atazi kucyandika. Twakunze kubibona. Nibyo rero tugiye kuganira kugira ngo turebe icyerekezo cy'u Rwanda, ariko ntabwo ari u Rwanda gusa. Tuvuze u Rwanda ese ninde? Ubwo ni Minisiteri n'ababyeyi n'itangazamakuru. Reka twakire rero Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana kuri aya meza yacu y'ubusesenguzi. Nyakubahwa Minisitiri, turabakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma kandi ubwo tubahaye n'ikaze mu kiganiro cyacu. Ndimo nkivugiramo ibyo nishakiye. Ubwo turakira ngo mu gifungure noneho ku mugaragaro mukomoza wenda gato cyane kuri politike wenda y'uburezi, cyane cyane ubwo bw'ibanze abana b'amashuri y'incuke. Ndimo mvuga ahangaha mu mashuri y'incuke wenda n'amashuri abanza, ariko wenda tugarukire muri P3 kugira ngo tuze gusa nabihuta cyane ko twamenye ko mufite n'umwanya muto cyane tutaza kurangizanya kino kiganiro, kugira ngo nibazo bike wenda tuza kubasha kwakira muze kugira umwanya wo kubisubiza. Nyakubahwa Minisita, murakoze. Nashimye uburyo wabisobanuye kandi wabivuze kuko nibyo. Nk'uko mwabivuze, iri huriro riraganira ku byerekeye uburezi bw'ibanze. Ngira ngo tuvuze bw'ibanze birimo ubw'inshuke buriya bwavuze nyine bwa P1 to P3. Sibyo? Ngira ngo aho ngaho niryo fatiro ry'uburezi. Iyo rero umwana atize neza muri icyo gice, n'ibikurikiyeho ntabyo ashobora kwiga. Niyo mpamvu ari ngombwa kandi bishishikarijwe kugira ngo turebe uburyo icyo kibazo tugikemura. Akandi tukabirebera ku buryo ku rwego rwa Afurika. Iyi nama rero yahuza ibihugu bigera kuri 40
kugira ngo byigire hamwe uburyo iki kibazo cyakemurwa nk'uko wabivuze kugira ngo umwana arangize umwaka wa 3 wa primaire adashobora gusoma ngo yumve ibyo asoma mu rurimi ari ikinyarwanda ari icyongereza hano iwacu cyangwa se mu ndimi z'abandi urumva ko ari ikibazo rero iyo umwana atashoboye kumenya gusoma no kumva kugira ngo yige n'ibindi birakomera kandi yiga muri urwo rurimi rero niyo mpamvu iyi flex cyangwa foundational learning exchange yashyizweho uyu ni umwaka wa 2 baye ubwa mbere yabaye muri Sierra Leone umwaka ushize ubirabera mu Rwanda n'umwaka utaha izabera muri Zambia ariko ibihugu byaravuze tugomba kwigira iki kibazo hamwe kuko urebye ibyiciro turiho muri Afrika biteye ubwoba nko kubona abana bagera kuri 90% muri icyo kibazo wavuze badashobora gusoma ngo bumve ngo basobanukiwe n'ibyo basomye biteye impungenge rero turahura tukigira hamwe tukareba aho byashoboye kuba byarakunze abakora neza bise babigenjeje bate abadakora neza ingorane n'izihe kugira ngo tubyigire hamwe turabwe twabonera igisubizo kuri urwo rwego niyo mpamvu rero iyi nama iriho irabera none se nyakubahwa minisita nahoze mvuga ko iyo mibare ni imibare ya World Bank banki y'isi namwe mu Rwanda abantu mufite uburezi mu nshingano natwe icyo kibazo natwe iyo murebe muzanga tugifite hahandi muvuga muti rwose natwe ntabwo bwikera kabiri kirahari koko kuko urebye nk'imibare tureberaho usanga twebwe yene ntabwo tugeze kuri urwo rugero rw'ahandi turi imbere gatoya ariko natwe turacyari inyuma urebye mu bizamini twagiye dukoresha usanga yenda tugeze nko kuri purusa 38 mu cyongereza abana bo mu mwaka wa 3 bashobora kuvuga ngo barasoma bakumva bagasobanukirwa n'ibyo basomye turi kuri purusa 38 wabishyira mu kinyarwanda tukazamuka tukajya kuri 80 purusa 83 ariko urumva nk'umwana w'umunyarwanda wize ikinyarwanda avuze ikinyarwanda avutse avuga ikinyarwanda akajya mu amashuri y'incuke nk'uko wabivuze akajya mu mashuri y'ibanze imyaka 3 yakagombye kuba asoma kumva tugaya ku rwego rwo hejuru mu kinyarwanda rero kandi icyongereza ni rwo rurimi bakoresha kwiga wiga imibare wiga ibindi rero niba utumvise urwo rurimi kugira ngo wumve n'ibindi uriga muri urwo rurimi birakomeye nabyo ni ikibazo ikibazo ni umwana ku giti cye cyangwa ikibazo n'umwigisha barimo ikibazo ni byombi kuko ntabwo wabitandukanye iyo nabi urumva n'umwigisha nawe agomba kuba yaranyuze muri iyo systeme nawe yarize akamenya akagira n'ubwo bumenyi hanyuma akagaruka noneho nawe akigisha sibyo none urumva rero ko niba umwarimu atanga icyo afite ni ukuvuga ngo tugomba gushyira imbaraga mu bwarimu tugashyira n'imbaraga mu banyeshuri iyo urebye akenshi kuko twese turi abanyarwanda twese tuvuga ikinyarwanda biratworohera biranihuta kuvuga ikinyarwanda iyo rero mu ishuri umwana ukubona tumvise ikintu hari igihe tugira gutya ukatangira kuvuga ikinyarwanda kugira ngo byihuta byumve ariko urazana akandi kabazo kuko numara gusohoka akajya mu mibare bakayigisha mu cyongereza urasanga hari akantu kamucitse dore no gushyiraho umwete tukavuga tureka dukazane reka dukomeze turebe uburyo abana bacu bongeza ubumenyi mu cyongereza kugira ngo bibafashe no mu yandi masomo yandi bariho bariga ubwo imbaraga ndibaza muzazishyira mu barimu no mu banyeshuri kuko n'abanyeshuri nabo ni ukubatoza gukunda urwo rurimi no kuruvuga sibyo none tuvuge sinzi nkamwe ngewe kera niga hari igihe wavugaga ugasohoka akavuga ngo abana mu gihe cyo ku ishuri gutya reka tuganire nako baranabidukubitiraga mu gifaransa nyacyo gihe wigaga mu gifaransa ugasanga ibyo rero bituma murushaho kurumenya akumenya icyo kintu n'abavuga ikinyarwanda bamwambika nk'ihembe cyangwa ikintu cy'igisuku ukirwa cyambaye ukaza uhiga umuntu utavuga ururimi barimo bavuga niba ari igifaransa cyangwa icyongereza kugira ngo uhite nawe ukimwambika ngibyo ariko urumva yenda ntitwajya aho ngaho kuko nanone
ngira ngo icyo gihe byarakabye byari bikabije ariko mwarakimenye ariko umuntu yarakimenye noneho twareba ni ubuhe buryo dushobora gukora butageze aho ngaho ariko butuma nyine dukangurira abantu kumva urwo rurimi atari ukuvuga ngo ni ururimi gusa ni nako ari ururimi rukoreshwa. Erega nyakubahwa minisita ikibazo wenda nk'uko mubivuga tugomba gushyira imbaraga ku mpande zombi ni ku mwana ndetse ni ku murezi ariko sinzi wenda uburyo muzaza na wenda bushyashya budasanzwe buhari nk'iyo nitegereje nsanga ikibazo tugira mu burezi bwacu hano mu Rwanda ni uko uburezi twabuhariye mwarimu na Mineduc ntabwo ababyeyi muri aba hagurutsa ngo babe involved mu burezi akenshi murimo mwenyine ntabwo ababyeyi turajyanamo. Ibyo nibyo koko ariko urumva uburezi burya nyakubahwa perezida niwe yabivuze neza ati uburezi ntabwo bureba Mineduc gusa bureba twese yego bureba ababyeyi bureba abarimu yego bureba Mineduc ariko bureba n'izindi minisiteri zose kuko aba bantu se bo bazajya gukora bya bindi byose tugamije kugeraho. Rero turamutse tudakoze akazi kacu neza ko kurera abana bacu no kubaha uburezi bushimishije na bya bindi byose ntabwo tuzabigeraho. Rero twese no kubihagurukira ni nayo mpamvu ubona twatangiye ibi biganiro dushaka kwegera ababyeyi dushaka kwegera rubanda kugira ngo twese twumve ko uburezi butureba umuntu wese areba uburyo atanga inkunga ye kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje kugeraho. Abarimu baba bafite bibafasha kwigisha abo bana biba bihari ubwo ndavuga ibikorwa remezo ibikoresho birahari ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora kugera ku bikoresho byose wifuza. Ibitabo barabifite nk'iyo urebye muri iyo myaka twavugaga usanga ibitabo biri hafi kugera ku igitabo ku mwana ariko buri mwaka ni kubona abandi bana bashya nabwo ugomba kongera kuzana ibindi bitabo. Yego hari ibikoresho ibingibi bya tekinoloji ubu ngubu dusigaye dukoresha nabyo birakenewe no muri icyo kigero. Rero nugozaho ariko kutagira ibikoresho wifuza ntabwo ariyo mpamvu yo kutigisha cyangwa yo kutiga. Wowe turakomeza leta ashyiraho umwete kugira ngo ibyo bikoresho biboneke ariko tugomba gukoresha ibikoresho dufite. Kwiga no kwigisha ntabwo ari choice bigomba gukorwa tugakoresha uburyo dufite ariko ataruvuga ngo nibyo turakomeza dushake n'ubundi buryo ariko intego yacu tugomba kuyigeraho byanze bikunze. Erega murimo murashyira imbaraga nibyo mu bijyanye no kurwana kuri fronti zose ariko minisita hari ikibazo nabonyemo aba bantu turimo dusaba kudufasha ndavuga abarimu aho barimo bakorera ntabwo hari umwuka mwiza nyine kuba minisita ku mashuri ntabwo umwuka mu barimu ari mwiza. Niba mujya mubona amaraporo cyangwa se n'inkuru usanga imiyoborere imibanire n'icyo usanga atari sawa kubera iki kintu cyitwa imihigo n'amanota byatumye umwuka uba mubi mu mashuri. Ntekerezaho kwigisha nibwira ko ntabwo nakoze ubushakashatsi kuri icyo kintu ariko nabonye ariho byapfiriye urebye n'ubutumwa bumaze kugira ngaha ntabwo ku ishuri abarimu bishimye. Aho ngaho niho tugomba kubikurikirana kugira ngo tubyumve neza kuko mu by'ukuri umunyeshuri umuntu wegereye umunyeshuri ni mwarimu yego sibyo ntabwo rero ushobora kumunyura iruhande ni ukuvuga ngo mwarimu agomba gushyigikirwa agahabwa ibikenewe byose kugira ngo ashobore kwigisha sibyo. Yego rero niba umwarimu atanezerewe tugomba kumva impamvu atanezerewe tukareba n'uburyo tubikemura nk'uko mubizi ngira ngo murabizi ko leta yongeje imishahara y'abarimu cyane. Abarimu nta kibazo cy'amafaranga bafite ntabwo nagera aho ngavuga ngo nta kibazo cy'amafaranga aho nawe nari nkabije gatoya ariko ibyo ari byo byose ni ukubera ko leta yavuze ngo abarimu tugomba kubitaho abarimu tugomba gushaka uburyo tubongerera imbaraga noneho ikikoma ikazana ubushobozi bwo kugira ngo imishahara y'abarimu yongerwe sibyo. Iyo ni ikintu kimwe kigaragaza ko leta yashaka uburyo ikemura ikibazo cy'abarimu
ariko amafaranga ntabwo ahagije na working environment nayo muyirebeho. No tushaka rero no kureba no kuvuga ngo urazi ko leta yubatse ibyumba by'amashuri menshi cyane mu gihe cya covid. Yego. Ibyo ngibyo byari kugira ngo tugabanye umubare w'abana mwarimu yigisha, sibyo? Ibyo bishobore kumworohereza akazi. Birahagije se? Oya, turacyafite n'abana, murazi ko tugira double shift mu myaka ibanza ya primaire. Ubu rero icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo muri iyi myaka 5 iri imbere dukureho double shift. Dushaka amashuri ahagije, ibyumba by'amashuri bihagije kugira ngo double shift iveho. Mwasanze harimo imbogamizi iyo double shift irasaba iki? Irasaba kugira ngo iveho, irasaba ibintu bibiri. Irasaba ibyumba by'amashuri, igasaba n'abarimu. Yego. Urazi ko ubu ngubu tunyujije muri TTC turiho turaforma abarimu benshi. Yego. Hari na section rwose ireba ku byerekeye abarimu bigisha mu mashuri y'ibanze. Ubwo rero iyo mibare izagenda izamuka, na leta rero yashyiramo imbaraga zo kubaka aya mashuri kugira ngo tugende tugabanura. Urazi ko mbere double shift zageraga muri P6, ariko ubu ngubu tugenda zimanuka ahenshi, uretse amashuri make yasigaye muri P4 P5 P6, ariko akenshi double shift zisigaye muri P1 P2 P3. Ubwo rero kukomeza tugenda tugabanya kugeza igihe double shift zizava burundu. Ubwo no kugira ngo iki umwarimu abone abanyeshuri bake, yahagarimiye abana bake ashobore kubakurikira. Turaza kumufasha se ko abanyarwanda natwe dushinjwa ko tubyara cyane mu byara birenze ubushobozi bw'igihugu. Ndakeka ko mu by'ukuri bavuga abantu nyine bagomba kubyara uburyo babishoboye. Yego. Ariko ntabwo nkeka ko turagera ku rwego rwatuma tujya muri za policies nk'izo muri China zo kuvuga ngo byara umwana umwe gusa ngo akabera umusorere. Ntabwo turagera aho ngaho, ariko si ukuvuga ko nanone dukwiye kubyara abana 10 bangahe. Yego. Umuntu agomba kumenya ubushobozi bwe. Ariko abana b'abanyarwanda dufite, iyo leta n'abana ba leta n'abana b'igihugu tugomba gushaka uburyo tubarera. Hanyuma se ugiye kureba wenda mu bijyanye n'aya mashuri mato turimo tuvuga, reka turebe wenda nko mu mashuri wenda y'incuke by'umwihariko, nka leta y'u Rwanda ifite gahunda ki ku bijyanye no gufasha formation mu mashuri y'incuke? Kuko uyu munsi ahangaha ndashaka kuvuga ntanga n'ingero kugira ngo mbafashe n'uburyo mu duhe ibisobanuro wenda binumvikana ku muntu wese. Iyi politiki ya ECD hanze ahangaha twayifashe nk'ahantu ababyeyi dusiga abana tuzi ko hari umuntu uri bubiteho bakarya, ariko ibyo kwigisha ntabwo biratangira. Birumvikana kuko urebye cyane cyane nk'ababyeyi bakora. Iyo umwana atangiye kugira imyaka nk'ibiri, kugira ngo none ibiri sinzi ko bakigeza, umushakira maternelle cyangwa se creche, ahantu ugenda ukamusiga, ahantu bakamwitaho. Nibyo koko, ariko ntibibujije yuko aho wamusize bamwitaho bakanamwigisha, kuko urebye ubwonko bw'umwana mu myaka ya mbere buba bukura cyane. Rero iyo umuntu yitaye ku byo, uretse ku by'abagaburira yego, ariko kanita n'ibyo akora, ibyo bita game play, n'ibyo mukina ariko bigakina ari ukwiga, yego, birafasha. Rero icyo turakora ni ugushaka ubwo bumenyi kugira ngo n'abariya bakora amakreche tububahe, bashobore kumenya uburyo bita ku bana babakinisha ariko babigisha. Ibyo nibyo tugamije kugira ngo ayo masomo aboneke. Noneho tuyasangiza ibigo ndetse tuyasangira n'amashuri. Hanyuma urebye mu cyicaro cy'abana, hari abana kuva bavuka kugera ku myaka 2. Hari n'igice cyo kuvuga ngo kunyuma y'imyaka 2 kugera ku myaka 5, na nyuma y'imyaka 5 ku 5-6 iyo twita bya pre-primary, ariya muri 4 to 6. Rero ibyo tugamije gukora ni ukugira ngo tuzamure umubare w'abana
banyura muri amashuri y'incuke mbere y'uko batangira primaire. Ubu ngubu urebye turi nko kuri hagati ya 35 kugera 39 y'abana nibo banyura muri aya mashuri. Ariko turashaka kuzamura muri NST2 dushaka kuzagera ku bice 35. ubwo abo bandi baba bari henye kuba minisita abandi ibyo bice birimo binyuramo uyu munsi ibyo bice bindi bisigaye ngo byuzure 100 abo bandi bari muhira bakaza ku ishuri bajya muri premier primaire muri ya myaka 7 agategereza imyaka 6-7 witajya gutangira ishuri agatangira ishuri ariko urumva abamaze kujya yasigaye ariko urumva niyo myaka urumva igihombo tuba dufite cyagiye ubwonko bukura cyane umwana nta stimulation nta kintu wamuhaye nango we najya muri primary ntabwo ashobora kuzakerereza se wa mwana wanyuze muri ya etape zose zindi byayintu byose yabibonye wagasa n'ugeze mu mujyi bwa mbere bamwereka uko yambuka kaburimbo ahubwo wazavuna umwarimu nanjye ubwo nicyo nshaka gusa ndabizi yego nyine ni ukureba uburyo kurumva niba purisa 35 banyuze mu mashuri y'incuke ni ukuvuga ngo purisa 65 ntibazinyuzemo nibo benshi rero mwarimu areba uburyo abihuza biramuvuna yego ariko ni ukureba uburyo bihuza kuko nanone ntabwo bavuga ngo purisa 55 ngo uravuga ngo nimwimenye oya ahubwo usanga ba bandi purisa 35 ari bushubije muri bimwe basanzwe bazi kugira ngo ubazamurire rimwe ariko bose babonye uburyo banyura muri mu mashuri y'incuke mbere ko baza byanadufasha kuko noneho premier primaire yahera hejuru sibyo ubwo rero nibwo dushaka ubwo buryo bwo kugira ngo abana bose tubaho uburyo kugira ngo baze muri primaire bafite ibyo bamaze kwiga ariko ubu ngubu muri uwo mwaka wa mbere tugomba kugendera kuvuga ngo abana abenshi ntabwo banyuzemo ugahera hasi ugahera kuvuga ngo umwana niwe bwa mbere aje ariko nyine urareba niba uri mwarimu abana bose ufite bakaba baranyuze muri primary icyo nyine uhera hejuru ariko ntabwo nshaka ko wagira usigara ngo uvuge ngo uyu mwana umurenganye kuko atanyuzemo kuko ntabwo dufite amashuri ahagije ntabwo dufite ibigo bihagije by'abo bana rero n'abarimu ushobora gusanga n'abarimu n'ababikoramo eske baba bamaze kuba babonye training ihagije urumva rero tugomba aha niho tugomba gushyira imbaraga nyinshi urebye mu byo leta yiyemeje mu gihe tuzamura abana bazanyura muri ibi byiciro tukazabageza kuri purisa 65 cyangwa tukazirenzaho icyo gihe tuzaba tumaze gushyira imbaraga muri iki gice twamaze kubaka amashuri ahagije noneho tunazamure n'ibyo twigisha muri pre-primary nk'ibyo twabitegereza wenda muri gahunda ya NST2 yego birashoboka niyo ntego muri imyaka 5 iri imbere tuzaba tugeze kuri purisa 65 z'abana biga banyuze mu mashuri y'incuke ariko ubwo ntawe ushobora gutekereza ko izo purisa 65 ziba zisigaye nyuma wenda zijya mu yandi mashuri atari aya leta atanga iyo porogaramu nta kibazo rwose ntabwo mvuga ngo aba bose bagomba kunyura mu mashuri ya leta dushaka ko abana biga gusa ari abanyuze mu mashuri ya leta abanyuze mu mashuri prive nta kibazo ariko inshingano ni iya leta kwigisha abana cyane ntabwo twavuga ngo abantu bazigira mu mashuri ya prive turateganya ko abana bose babona uburyo biga ariko si ko abana bose banyura mu mashuri ya leta hanyuma rero abana bavuye mu mashuri y'incuke bafite package ihagije bagiye muri primaire barazamutse bavuye mu mwaka wa mbere ageze mu wa kabiri ageze mu wa gatatu ataramenya gusoma no kwandika ikibazo duhita tubaza twe nk'abantu batunzwe no kubaza twe umwana utazi gusoma yavuye mu wa kabiri ajya mu wa gatatu hagendewe kuki byagenze bite kuki ataguma mu wa mbere mpaka amenye kwandika ndagira ngo tunagomba no gutandukanya gusoma cyangwa se kwandika no gusoma no kumva ibyo wasomye kuko ushobora gushyira umwana anga akagusomera ariko ntagire icyo akuramo mu byo asomye rero ngira ngo niho tugomba gutandukanya kuko ya ma pourcentage twavugaga
ni abatabasha gusobanukirwa n'ibyo basomye ntabwo bavuga ngo ntabwo bazi gusoma rwose ibyo ngibyo ni ukubitandukanye si ukuvuga ngo yenda bose barasoma neza bose barasoma ariko esike barasoma ku rugero bakagombye kuba basomeraho nicyo kibazo tugomba kwibaza so naho ngaho ngira ngo tugomba gushyiraho imbaraga naho ku byerekeye kuvuga ati umwana azamuka ate cyangwa ava mu mwaka ajya mu wundi nk'uko mubizi ubundi mu bumenyi urigisha iyo umaze kwigisha uragaruka uvuga ati ibyo nigishije babyumvise burya nicyo ikizamini kivuga ni uko ubundi twe twatojwe kumva ikizamini nk'aho ari inkoni igomba urakubita cyangwa tunatozwa no gufata mu mutwe cyane cyangwa ugatozwa no gufata mu mutwe ariko ntabwo ari icyo bita assessment ntabwo ari cyo gishingiye assessment ni ukuvuga ngo nakwigishije wumvise ibyo numvise ibyo nigishije wabyumvise ubundi igisubizo cy'icyo kibazo ni ugufasha mwarimu kuvuga ngo niba utabyumvise reka nongere mbisubiremo cyangwa nshake ni impamvu ki utabyumvise nabyigisha gute ukundi kugira ngo abanyeshuri babyumve iyo wigishije ukavuga ngo nigishije abana 100 abana 90 cyangwa se 80 ntibabyumvise ahumva ko ikibazo atari abana ahubwo ni uburyo wowe wabikoze uragenda ugasubiramo ariko tuvuge niba 90 babyumvise purusa 10 bakaba batabyumvise icyo baravuga ati abana 10 hagomba kuba hari yenda baje mu mwaka batari prepared cyangwa se n'iki kintu nakora kugira ngo mbafashe naho rero niyo assessment ni kivuze rero iyo turiho turigisha no kuvuga ngo mwarimu aravuga ati uyu mwaka twigishije uwa mbere turawurangije ikibazo ni aba bana bari yanyije uwa mbere bakagombye kuba bazi iki bamenye iki none wowe ugakora iyo assessment yo kugira ngo urebe niba koko babigeze babimenye abatabimenye tuvuge niba hari bake batabimenye bashobora no gusubiramo kugira ngo barusheho kungura uburezi rero ni no mu buryo dutekereza tugomba guhindura kugira ngo twumve ibyo bintu tubishyire mu mutwe minisitiri utarakomeza turagarutse turimo turaganira ku burezi ariko nk'uko nari nababwiye ko nyakubahwa minisita adafite umwanya munini cyane kuri aya meza kwari kugira ngo nyine aza twereke ko gahunda y'uburezi nyine turi kumwe twese gusa mbere yuko agenda tubazo nibura nka tubiri minisita ni ikibazo nakwita ko ari ikibazo rusange muraza gukora iki kugira ngo uburezi twumve ko ari shared responsibilities ari ikintu kitureba twese nk'abanyarwanda ngira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ni ngombwa kugira ngo twese tutangire tuganire ku burezi twumve yuko tubusangiye ntabwo ari ukubyihererana rero kugira ngo abantu bumve ko ibintu babisangiye ni uko babiganira uretse no kuvuga ngo turaganira ku maradiyo twagiye mu ntara duhura n'abashinzwe uburezi mu ntara zose twaratangiye ibyo biganiro tuzanakomeza tugere no gutumiza ababyeyi kugira ngo n'ibyo biganiro nabo babigemo ni ngombwa yuko twumva ko ibi bintu bitureba twese hari abatanze ibitekerezo abarimu batize uburezi nabo muzabahugure abarimu batize uburezi ahubwo aho kubakuramo turabibigisha niwe nicyo yavugaga kubahugura noneho kuvuga ngo ureba abarimu kubera ko dufite abarimu benshi hari abarimu benshi bose barize ariko hari abatize uburezi cyangwa pedagogy ubu ngubu icyo turiho turakora ni ugushaka abo ngabo tukabahugura kugira ngo babwige kuko birabafasha mu kwigisha ku buryo mu byo tugamije ni uko abarimu bose baza bafite ubwo bumenyi kugira ngo bugire ariko twarabitabaje kuko umubare w'abana ni munini kandi no kugira ngo abana bo kwiga byarutaho kugira ngo bagire umwarimu niyo yaba atarize uburezi ariko akabigisha ariko aba yarize kandi ni subject matter ni ukuvuga ngo niba yigisha imibare yaba yarize imibare agashobora kuyigisha ariko
ntabwo dushaka ko yigisha imibare gusa ariko ko anamenye uburyo ayigisha. Yego. Niko karusho. Niyo mahugurwa ubundi akenewe. Hanyuma hari n'ibyo nakwita nko kwinterakitinga cyangwa se gufatanya n'abafatanyabikorwa musanganwe mu burezi. Hari umufatanyabikorwa waje muri education y'u Rwanda witwa Rwanda Equip. Waje atugaragariza ko hari some gaps, hari icyo kigiye gihari mu bijyanye n'imyigishirize n'iki 2021 ndumva aribwo program ya Rwanda Equip yatangiye muri education y'u Rwanda. Hamwe na hamwe iyo ugiye kureba hirya no hino mu gihugu usanga abarimu abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ati abo bantu baraje bazamura imyigishirize nibura y'icyongereza, abantu bavuga icyongereza. Uyu munsi ntabwo bazi niba iyo porogaramu ya Rwanda Equip iri muri education y'u Rwanda, ntabwo irimo. Abantu bazagumya ba benefiting cyangwa se bazagumya gukonsoma iyo porogaramu. Umufatanyabikorwa wanyu aracyahari wagaragaje ibyuho kandi akaza no kubikemura. Abafatanyabikorwa dufite mu Rwanda nk'uko mubizi ni benshi. Umuntu wese azana ubumenyi bwe n'undi akazana ubwe tukabuhuza. Iyo urebye rero bimwe mu bafatanyabikorwa iyo baje icyo tuba dushaka nuko baza tugafashanya kugira ngo duhugure abarimu. Ariko ntabwo uzasanga uburezi ari ukuvuga ngo umufatanyabikorwa niwe uzajya kubudukorera. Araza akaduha inkunga ze tugafatanya kugira ngo duteze imbere uburezi mu buryo busanzuye. Sibyo? Urebye rero nk'iyo umufatanyabikorwa wavuze Rwanda Equip yaje agafasha abarimu cyane cyane mu byerekeye nko gutegura isomo, uburyo rikorwa n'iki. Usanga hari ahantu henshi byagiye bifasha abarimu cyane cyane abarimu babandi twavuze batari bafite pedagogical background. Ugasanga rero ibyo ngibyo bibafasha mu gutanga amasomo. Izo nyigisho rero zirakomeza, abarimu barakomeza bakabikoresha muri iyo ntuza bagize. Ariko rero ibyo dukora n'uvuga ngo ibyo twize muri izi partnership turagenda tukazibikira muri TTC, hahandi twigishiriza abarimu. Noneho wa mwarimu akazasohoka bwa bumenya bufite adakeneye kongera ku applyinga bya bindi wa wundi yazanye, ahubwo akaba yabyize akabigira ibye. Ni muri ubyo buryo dukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose. Hari abibaza ngo umunsi wa mwarimu uzaba. Umunsi wa mwarimu uzaba ryari? Uzaba nta tariki mfite uyu munsi, ariko uzaba. Sebineze umunsi wa mwarimu mu Rwanda ko akenshi uba bitunguranye. Ko mba numva abarimu bacu ni benshi, n'abantu dukunda uburezi turi benshi, ntitwanawitegurira ubwacu itariki ntigirenga. Ibyo nibyo koko tugomba gushaka umunsi tugira ngarukaho, aho kugira ngo uzahomeze uhinduka tugashaka umunsi tukawufixa. Uyu munsi ntabwo dufite, ni mu biganiro turakora. Ariko icyiza ngira ngo icyo dushaka gukora muri minisiteri ni uko nta kintu kigomba gutungurana. Nta kintu na kimwe kigomba gutungurana. Iyo hari umuntu ugomba gushyirwaho hakiri igihe, abantu bakabiganiraho, abantu bakitegura kugira ngo koko ducelebre umwarimu. Ntabwo rero ushobora ngo ejo tuzacelebre umwarimu, icyo ntabwo. Ariko tuzagaruka muri ibi biganiro tubabwire itariki ni ryari kugira ngo abantu babyitegure kuri ntuza. Hanyuma noneho tunigire hamwe ni uwo munsi wakagombye kuba ukuwe kwezi, uyihe tariki ngarukaho kugira ngo bibe uwo munsi munazi buri mwaka twajya tugaruka kuri iyo tariki. Ni muri ibyo ngibyo turategeza twigaho. Bwana munyamakuru, nyakubahwa minisita yari yambwiye ko afite gahunda yihuta saa 2 yanga kwanga ubutumire. Yego. Reka natwe twe kumubera imfura gito, reka tumurekure tunamushimira. Hanyuma ariko yatwemereye ko tuzashaka undi mwanya urambuye tukaza breaking down education, abantu bose bagatanga ibitekerezo bakamubaza. Nyakubahwa minisita, mumve ko turagushimiye ko ubahirije ubutumire bwacu, reka tukubohora ugende. Hanyuma rero ubwo tuzafatanya na timu dusanzwe dufatanya muri Mineduc gutegura ibiganiro. Ubundi itariki nigera mwabonete tuzamenyesha abakunzi b'ameza y'ubusesenguzi kuri Radio Flash FM.
mwakoze cyane kwitabira. murakoze cyane namwe kuntumira no kugira ibi biganiro ku burezi, yego kuko ni ngombwa. Nanjye ndabemereye rwose tuzashaka umwanya tuganire birambuye kugira ngo yenda n'ababumva bashobore nabo guhamagara cyangwa nabo gutanga ibitekerezo byabo tuganire, kuko biratureba twese. Rero ndabashimiye cyane ko mukora ibi biganiro, ndetse n'abagenzi banyu nabo bashobora kuba bakora ibiganiro mu yandi maradiyo na za televiziyo. Icyo mbijeje ni uko ubu ngubu minisiteri izajya ibegera cyane kugira ngo dukomeze ibiganiro mu buryo burambuye. Murakoze namwe minisitiri.